Si Njye, Uyu Ni Njye. Okay. Nitwa Oliviston. Uko mubibona ndahantu mu misozi mbare kabisa, ahantu mu bishanga. Ndahantu bita Kibaya muri za Nyamasheke. Ubundi Nyamasheke ubu ngubu niho nibereye kabisa. Ubu naje gushakisha imiteye ibintu nazanye bya design, nkora imyenda, nkambika abastyle, mfata imyenda nkayica nkayikoramo iyindi kugira ngo nyine nkuremo umwenda wanjye nshaka mwiza. Nkuko nabivuze ubu ngubu ndi muri icyo cyaro cya Nyamasheke. Ubu nagiye kuri radio style yacu twazanye yo kujya gushaka umuntu mu cyaro, turagenda tukamuzana twewe tumwamamarizaho ibyo dukora, kuko abarimo mwishusho mbi yo mu cyaro, ariko tuba dushaka kumugira uwo ari we. Hari umuntu yibagirwa, ugasanga umuntu yiburiye icyizere asigaye yibaye mu buzima bubi, ariko twebwe dukeneye kugira ngo noneho umuntu twe tumwamamarizeho, wa muntu wari buri kize tumugaruye mu buzima bwe akaba yarimo. Dufata imyenda tukayica tukayikoramo iyindi. Nk'ubona ibi ngibi byose nibyo dukora, hari n'ibindi byinshi muhishiwe. Channel yanjye nitwa Oliviston, uzajyaho uzabibona. Ukuvuga ngo muri iki cyaro rero ikintu cyatuzanye, tugiye kujya tujya mu byaro bitandukanye, tujye dushaka umuntu nk'uwo tumuzane twe tumwambike. Mwebwe nimwe muzatubwira ibyo dushoboye ni ibi, cyangwa niba tutanabishoboye tubivemo. Babaje none ora mukecuru Sawe mukecuru abunyirize pe ndi mu rugo mpe mu kirombe. Agiye mu gitondo kare. Hano wahagwa. Basha ndamurindiriye byazira. Hamwe n'aka gasigati aho undi mukecuru we Karekezo mu biro betuziranye. Ndashaka mwe
sawa sawa. Mwana bimeze bite se none? Ari sawa kabisa. None se Karekezi kuri kurya imisigati nk'abana byagenze bite? Nawe wayiga kabisa. Habaye iki se byagenze bite? Tuse mu kirombe kari mu gitondo umukecuru ndamubuze. Ariko Karekezi none ibyawe ntatari kabisa. Ibi bintu bitera malaria man. Ibi ngiyi ni imyanda ntabwo akwiye kurya ibintu. Uza abantu baba bari kwa muganga bagiye mu banyabuzima gushaka ngo babavure kubera ibi bintu baba bari ibintu n'umwanda byihore. Agize ngo sabunyirije kweri. Mu gitondo kare wundi cara tuganire. Abundi mana bameri biki gihe niko bamera. Nese Karekezi mu kirombe se bimeze bite? Mu kirombe rero bimeze nabi. Twagiye mu kazi tuzi ko ari buduhibe byibuze uyu munsi. Uyu munsi ntabwo yatwimye pe. Ukwezi kwa mbere ntabwo yaduhaye. Ukwa kabiri nako ntabwo yaduhaye. What? Narakubwiye man, undi arano wagiye nakubwira. Giye nakoze imbere yawe batwambuye amezi ane yose. Man ubu ngubu nta nubwo nabasha kugura inkweto. Nta nubwo nabasha no kugura n'ibyo kurya kubera uramuka ritasi umushinga watwambuye. So ndangiye akazi sha. Wanze kubyumva man. Wanda banzure burya inkweto zanjye zabaye. Nta nubwo nanabasha no kwigurira inkweto zo kwambara mwana. Nirwa ngenda nkandagira amabuye narakorewe mu karitasi. Cyasira cyongeye kumuzanye zahengamye muri kira kirombe cyisubibona. Cyashekera muntu we. Niba turajye mu buyobozi. Ese wakuri iki mwana? Uramusenze w'umushinwa ngiye kireka mufasha. Mva mbweye man. Aho kugira ngo ngensubire gukora hari ahantu. Man byaruta nkaguma hano mu gishanga nkahirira inka. Nkamenya ngo nakamye muri litiro y'amata nayijyanye kuyicuruza ara ku muhanda. Ese ubugewe nje nava mu kirombe nkajya nubwo batari gutwishyura wenda wese azatwishyura buri. Ora muntu se tashana se wa muntu. Bahungu. Yego moja. Maze mute? Salama. Maze fresh. Sawana kabisa. Ko mwicari hano? Twicana nyine bya twashobewe. Mwashobewe byabigendekeye biteze ko mbona bajya mwumiwe. Hameze mu Kigali. Ntibisanzwe byo mu cyaro subwo n'ubiramo. No bushonje nyine gusa wenda nambaye neza abantu b'i Kigali mushaka kuba munabayeho neza buriya. Oya amafaranga n'ubuzima birahari. None se mumeze mute? Ayi turakabisa. None muzembara bure gato. Wasanga wenda i Kigali mutuzaniye impano. Tuganireho gato. Ugiye kuduha ku mafaranga se? Amafaranga arahari i Kigali nta mafaranga. None se kumbona iki cyaro ari kibi cyane bahita ngo iki? Hano bahita muri Kibaya. Kibaya. Wowe bakwita ngo iki? Gasubwe ni sawara. Yene twasamwere. Samwere twari izina ryiza kuki utinya kurivuga. Aya. Umuco wacu nuko bimeze ntabwo dukunda kuvuga amazina cyane. Wowe bakwita ngo iki? Banyita Karekezi man. Karekezi. Izina ry'icyaro cyakoze. Izina ry'ikigali uzitwa ngo iki? Nshaka kukujyana i Kigali. Nakwitwa nka Kwizera. Kwizera cyakoze izina ryiza. Wowe se wakwita ngo iki? Nje nitwa Oliviston. Inde? Oliviston. Ko nuba ari kugoye kurivuga. Izina ryo mu mujyi kabisa. Abantu bose ngubu si imyenda zikorwa mbere nyibonye. Uraho nta kibazo. Uraho. Uzi ko nanga iwacu mu cyaro tubona n'ahantu bagura iyi myenda. Wayigurira muri biriya bisheke koko. Muri biriya bishanga waguraho imyenda nk'iyi ngiyi koko. Ni imyenda ibi Kigali gusa. Kigali ni heza kabisa. Ubu Kigali habaho kweri. Itari koko umuntu udakunda icyago. Mba numiwe. Reka guteze. Hatari kabisa. Ni hatari. Ibintu mu byambara gutubungu. Wowe ntaho kwambika gutyo ngo bikunde. Reba. Kandi tuba tumenyereye ibintu by'ibirombe. Wambaye nk'umunyacyaro ariko ibi ntago ari ibyawe. Ishusho yawe wowe wibagiwe nshaka ahubwo kuzabigukorera. Uhita yaje. Aya ntago nasiga inka yanjye sha. Ubwo ntago wasiga inka zawe. Je ne sais pas. Ntago nasiga inka yanjye. Cyakunda icyaro ukunda inka kabisa bikugaragara. Iki cyaro ndagikunda nta kintu gitwaye. Ahubwo se wowe ko wageze aha ngaha muri iki cyaro cyacu ni amahoro. Ahubwo ngiye rero ikintu kingenza muri iki cyaro. Mfite gahunda yanjye yo kuba asitire nikorera ncuruza ariko bikora ari ngiye wabyikoreye bikora mu myenda. Fata umwenda nkawuteranya nkawuca nkawukoramo ubundi. Asitire yanjye ngiye nyene niyo ncuruza. Ibi bikapu ubona n'ibyo mba nakoze. Bibona byose ni ngiye bikora. Mfite n'ibindi nkora nuko nyine ndi mu kiruhuko urumva ntabwo byose nabigendana. Mfite gahunda yo kugenza nkigira mu byaro. Hashaka umuntu nkawe ureye ukuntu se ntabwo ishusho ariyo yawe
ufite indi shusho yawe wibagiwe ahubwo nshaka kukuzana mu ishusho yawe ugasa neza nkakwambika neza urabona njye nasa neza umusore turangana ariko reka ukuntu umaze kuba nk'umusaza nkakwambika style yanjye ya indi nkora nyine za design zanjye kuko njye n'umu design uzabibona we nubishukunda ni Kigali nzakujyana i Kigali nzakwambika uzabinyemerera se ahubwo urabinyemerera ko ntagusiga muri iki cyaro nubinyemerera nshaka kwambika neza nkakugira wowe banyawe kuwe ntago wiyize ubu ngubu reba nk'ingofero wambaye abasaza siko wagira ngo ni yasogokuru wawe ati umugikamba wapi ntuzana kimwe byo ni by'abasaza wenda shaka kuguha ishusho yawe nshyashya yawe uzi none se we musore wanjye meze bite ko mbona nta gahunda ukonje nk'umunyacyaro wese niko bayimereye nta bintu abantu mushyuha cyane nta biyo ngiye mu mijyi mbona mwe mushyuha cyane wakiriye ubuzima bwawe se bwina nkuko nabikubwiye iki cyaro nicyo kiwacu yo gakondo yanjye sogokuru na nyogokuru gakondo se ko ari bya kera mwana ndi kubona n'ubundi wowe cyaro tukigusizemo turigendeye nta kibazo ungiye i Kigali iki Kigali gana kuraza i Kigali uyu munsi kabisa Kigali kabisa nabonaga ku mafoto ngiye kwigeramo kweri rero ngashaka imyenda rero tugende hose we mbara tugende twatwende tujyana gusenga tugende nta myenda hafi nese imyenda ujyana mu kirombe ni tujyana ni Kigali nuko nguko nyene nuko nguko nta myenda ngira koko iyi niyo myenda agira ajyana hano hose niyo ngibwo mwasezera umuvandimwe rero urayimuhaye yambara nta kibazo kuko wawe tubwiye gukora n'imyenda nzayimuhera i Kigali ubu ntawe mfite hano nta myenda irimo man uwo tugende ndebe ya Kigali ndebesha ku mafoto ndebe ko nayigeramo kabisa umese nari kumusezera ntabwo umusezera uyu nzamusanga hano musezera Uyu Si Njye, Uyu Ni Njye. Uyu Si Njye, Uyu Ni Njye. Salama boss. Sani sawa. Meze bite? Uturuka za Nyamasheke mu bishanga. Rero ukuntu gitondo cyose kabisa umunsi ndawumaze. Meze bite? Cyane hari kabisa. None tugiye guhindura se? Yego kabisa nabishakaga ewa koza i Kigali. Rero twambika abantu. Tukanabatunganyiriza imisatsi. Nyine iyo bikeneye nkaho urabona nkaho cyari muto usore mwiza ukuntu yambaye ku myaka yere ukuntu ameze nk'umusaza uzanye nimbi mu bwara ariko ntacyo uyu arakwambika yenda gutunganya umusatsi kuvuga ngo nimba mubikeneye twambika abastari twambika abantu basanzwe ndaje muhinduka ngo niba witeguye guhinduka ewa ntari tu witwa nde
nitwa Karekezi. Njye nitwa Fabrice nsanzwe ntunganya imisatsi. Uyu nawe arakwambika we. karibu. Nitwa Fabrice, nkora muri salo, nkambika n'abantu nyine mu buzima busanzwe. Dufite ahantu dukorera, ariko uyu nabishaka kuri tele duhita tukugeraho. Ubusanzwe rero twakoreraga mu mujyi wa Kigali gusa, ariko ubu ni ahantu hose. Ku mbuga nkoranyambaga zacu hariho Oliviston TV, kuri YouTube, ku Instagram hariho nabwo Oliviston. Ariko ushobora gusacinga ngo Uyu Si Njye, Uyu Ni Njye. Nabwo filime zacu tuzibona n'ibindi bintu dukora byose birimo kwambika abantu, twambika abastari, abantu bafite amavideo mu mafilime, hose waza tugakorana. Ushaka kuberwa nkatwe wadusanga. Gahunda yacu rero ni yayindi iracyakomeje. Kuva mu gitondo turi za Nyamasheke, ariko uyu munsi wa muntu wanyu ndashaka ko tumugaragaza none yahindutse. Ibyo nshaka ko ubu tugiye gukora none. Uyu Si Njye, Uyu Ni Njye. Uyu ni nde? Uyu ni nde? Shaka ukora Kigali wavuze ni kabisa. Ubu se wa muhungu mu yakumenya. Reka nawe Ntabwo yaba kikwibutsa. APN gusura mu cyaro Wapinze nawe. Wari wafinze. Rebera wa muhungu none. Yiseze iriyo kuba mu cyaro. Reba none ubugiye arayibereye. Yumva ute se boss? Ahubwo ubu ngomba kubwira mugenzi wanjye nkamubwira ibyiza bya Kigali. Ewana nawe akazi kareba ukuntu bihagaze. Cyangwa wabonanaga abastari bo nawe uracyambaye none. Ubu nawe ushaka ubwawe wabona umusitari. Niyo umusitari. Ubundi cyangwa nakibonaga mu abastari bacyambaye, mbona ari abantu barenze, ariko nanjye ubundi ndumva ndenze ndagaswe. Urabona utaberewe se? Ndagaswe. We ntabwo uzasubirayo. We naguciye mu cyaro. Reba wa muhungu wawe. Jene mwamwakije bro. Ibi ngibi Imana dukora. Gahunda yacu ni iyi ngiyi n'ubundi gukomeza, turacyakomeza, tuzasubira mu cyaro, tuzimura n'agace tujye no mu yindi ntara, tugenda tuzana umuntu twebwe tumuhindurira ifu mu style y'imyambarire nyine. Urabona ko nyine ni bya bindi nyine nahoraga nkubwira. Ibi nibyo n'ubundi byacu tugomba kubikora. Akazi kacu abafana bacu nibo bazaduha kuba twakomeza cyangwa twabireka. Hano dufite gahunda yacu ikomeza kandi turacyakomeza ntiturahagarara. Ubu hano mfite uyu mwene afite gahunda yanjye. Iyi ni ya design dufite logo yacu. Iyi ni logo yanjye. Iyi ni ibaba. Iyi ni ibaba uri kuribona. Iyi ni logo yanjye nzajya nkoresha kuri buri mwenda. Iyi ni umwenda. Iyi ni umwenda mba narakoze. Iyi ni style nziza kabisa uyambaye bitubibona. Oliviston. Habaho kuberwa. Urayibona? Style yanjye ni baba. Ndacyaguruka. Ntabwo ndageraho ngiyeho. Ni byinshi biracyaza kabisa. Iyi ni style nziza kandi urabona umuhungu wanjye ukuntu asa. Twe niko dukora nyine, ugomba guhinduka kuko wasaga siko ugomba kuza umugumunsi. Fabrice King akora ibintu by'imisatsi nawe arabizi. Ku musatsi nyine namwe murabizi nyine. Nzajya nza noneho ibintu bijyanye no gusa gutya. Reba abahungu uburyo bahagaze. Njyewe nyuma yo gukora umusatsi
twakurikije kukwambika none ubu urabona ko uberewe tu uriyumva utese shaye wana ndiyumva fresh ahubwo nibaza ukuntu bikora bino bintu mwana ibi nibyo dukora kabisa n'icyaro uyu mujene nawe ese ubu ngubu urabona umuntu mwari kumwe mu gitondo muhuye yakumenya ntabwo yamenya kabisa kuvuga ngo ngiye ku musatsi ubundi mbikora kuri nyine wabibonye si biriya gusa ibara ryose washaka nyine uko washaka gusa kose cyane fresh gutya nahinduye ibintu jede gusuka ubundi wowe ibintu byose tundabikora ye nagucaguye navuga ati bura ntabwo nahise mvuga ngo ni wowe gusa naciye ku bantu bose benshi navuga ati niwe ngomba kuza nambike cyo gukora Oliviston ni ukuri ibintu ubunkoreye bana urakoze kabisa numvaga ngewe ntabwo numvaga ko njye naba ngiye kabisa ukomeze ebana byose niwe kabisa man uwo ni wowe rero wanyawe icyaro kiratwica kabisa reba n'ibi ngibi reba iyo bag nibyo dukora iyi ni ipantaro urabona ko yavuyemo ibage ni bag irimo ukuntu ari nziza kabisa na sentire wanambara ukareba ambarira imbere urebe ukuntu imeze uyu mwenda wose tuwubyazamo ubundi icyo dushatse nyine tu